amateka tuzayabaha ubundi atari uyu mwanya. Noneho turangira amabashiringi 8 turamubwira ubwo kabandana niwe mukuru. Turi hamwe urumva twari batatu barya kimwe basa bameze kimwe niba n'abagore ntabwo badukurikiye ntabwo twajya kubishobora. Noneho ndavuga rero amagambo yo kumwatura aho itorero ngiri abo bantu 7 batishoboye n'utwana. Itorero ngiri Imana iguteye iteka ngira ngo niko twavugaga dufate amaba binkangaye ubungu imutekereza abaheruka Tanzania binkangaye wowe binkangaye amashiringi 8 umuntu yongera kwibona ukuvuriwe ukiri muri wa murimo kandi hari abaguye hari abatsinzwe hari ababivuyemo nabibwiraga ko bahagaze bikabananira ariko Imana yaraturinze. Hanyuma rero icyo gihe ndamubwiye ni ngewe ntabwo ngo amafaranga n'imodoka itazajya utikikiye ntazikiranguye ni nguhaye kuko so yampaye inka mbere nanjye none umwanya wo kumwihane we nyihaye cyobundi rero arabwa atari kuziko nzagusura menye ibyo abanyarwanda burya bagivuga yenda kuzambaza agakuruke taga no ahubwo uzaza ubwirize n'abantu bamenye inshuti yanjye yo mu bwana yo mu buto abantu baziranye amateka wagira icyo mvugaho nk'uyu aranze nawe utekereza icyo gihe kugeza n'ubu tukibana uyu mugabo ntanzi dukorana tugendana turuhana dusangira ubusa atuye hariya Karangazi none uyu munsi niwe mugabo ugiye kutubwiriza ubutumwa. Kuki avuga kusura namahaye no kuvuga ubutumwa n'umwe mu babwakiriye dukurikirana nge byari gusubiramo ariko dutangirana umurimo kugezana magingo aya aho imyaka ikabakaba 40 turi muri iyi mirimo kabakaba 40 turi muri iyi mirimo ziko afite icyo kuvuga ziko azi icyo kuvuga n'ubuhamya bwe bwonyine bwafasha abagenda bigura intege. Niba hari umuntu wakubititse arimo mubona atangaho urugero, niba hari umuntu waburaye kandi agakomeza arimo, niba hari umuntu urugo rwagoye kandi agakomeza arimo, ubwo nanjye muvuga niko yamvuga. So ubu rero ndavuga ko ari umugabo uri mu nsinzi nta gifite iki kimugarura inyuma. Iyi myaka ntikimwemerera gupfa kujyayo gusa ibyakamugerageje byagomba kumugura, ubu yarabitsinze byasigaye kureye. None niwe nabatumiriye ngo atubwirize ubutumwa bwiza hamwe nuko ari inshuti yari umuvandimwe. God bless you. Imana ibaho umugisha. Abana se baraguma bahagaze niwe bagiye baruhukeho nabo. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muraho bene data, muraho bashiki bacu, muraho bavandimwe. Ndanezerewe kuba ndi hano muri uru rusengero rw'umuvandimwe, akaba yaranyakiriye Bishop Paul na madamu we, namwe n'abandi akabibabwira mukanyitegura bamwe mutanzi. Yamvuze nitwa Karemera Kizito, nkorera mu itorero rya Assemblée de Dieu cyangwa Assemblies of God hariya Nyagatare. Dutahuka natangiriye Karangazi, hanyuma bigaragara ko nsa naho nyiramo impano ngira ngo y'intumu, kuko numva ntatinda ahantu, numva nakomeza ariko rimwe na rimwe hari igihe dufatirwa ahantu bakatwita abashumba, bigatuma uba ku ntama utazivaho, kandi rimwe na rimwe impano yawe ari intumwa cyangwa se uri umuvugabutumwa. Izo mpano zirahari muri Bibiliya. Rero umukozi w'Imana avuze ubuhamya
ntabwo twavuga ngo burangire, ni ibintu birebire, ariko icyo nshima Imana nuko tubeshwaho no kwizera. Amen. Niba wajyaga wibaza ko uzabeshwaho n'amafaranga uzananirwa, niba wajyaga wibaza ko uzabeshwaho n'ibindi, shimira uriya muvandimwe Steven turaziranye. Steven, wakiriye umwami Yesu, Imana iguha umugisha. Turaziranye cyane Nyagatare. Ubwo rero amateka yanjye na Paul na Odeta ni maremare. Nanjye mba nabonye akanya nkavuga ngo nibura turaza ndarariwe, turaza kuganira, dusubire mu bintu, dusubire mu bindi, nuko mubwire n'amateka ya Tanzania mvuyeyo. Hari amatorero twatangiye iyo ngiyo muri iyi minsi nari naragiye kuyasura, baraho baranezerwa, n'abadakijijwe narahageze baza kundeba, baraza bati uracyabaho? Ndahari. Bati ikintu cyatubabaje nuko wagiye tugakizwa waragiye. Bavuga nti muhumure ahubwo mwakoreye Imana. Rero tudatinze, sinzi umwanya mumpa, ukurikije ubu ndabona ari saa 6 nyara muri minota ingahe, nkoreshe umwanya ungana iki kugira ngo ntabangamira abantu, kuko burya umwanya wari wose umuntu yawukoresha, kandi ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije. Saa 7 ntawe ugira icyo ambwira nibigeza saa 7 mpagarare. Imana ibaho umugisha. Buriya rero twebwe abavuga butumwa dusana ba gitifu. Gitifu aravuga ngo arakoresha inama, akaza akavuga wenyine mugataha. Umuvuga butumwa nawe arahagarara akavuga nta ruha ntarambirwa, nuko nta n'umubaza ibibazo. Ubwo rero mutege amatwi mbabwire, ninigisha ndigisha, n'intanga ubuhamya nkuko Paul yabivuze, byose bibafashe. Twatangiriye, yavuze ati twatangiriye ku busa, ariko burya Paul reka nkwibutse, twatangiriye kuri dukeya tudukuba na Yesu. Dukeya dukubye na Yesu biba miliyoni n'amamiliyoni. Ariko byinshi bikubye na shitani habamo rose, ni ibihombo gusa, ibihombo gusa. Haleluya. Ndishimye rero, data yajyaga ambwira ati kuko twagiye dutura mu bihugu byinshi, twarabaye Uganda tuba Tanzania, nuko akambwira ati mwana wanjye ntukifuze gutura ahantu batazi so. Gutura mu gihugu kitazi so ni bibi cyane, kuko utura ahantu bakavuga baturiye nindi, bati ntabwo tumuzi, ni ikigabo cyatuye hariya ntituzi iyo cyaturutse. Ntangira Karangazi nahuye n'ibibazo, abantu bamwe baravuga batari ko se uyu muntu utuyobora harya ngo ni umutanzania. Ibyo mu madini bibamo, baravuga bati ni umutanzania, bati noneho uzanye iyo turufu. Mwaravuga atari reka twabanye Uganda, twaturanye ahantu bita Rwimiyaga rwa Kayizoba, undi ati twaturanye aho bita Rwibitakuri, ubona aho twazereraga tugenda dushakisha ubuzima, undi ati twabanye Toro. Ubwo bashyiraho zipo, aravuga ati turufu nari ngiye gukoresha nk'igikoze, ariko ngo yumvaga atayoborwa n'umuta nzaniye. Ibyo se bihuriye he mu nzu y'Imana? Ibyo ni ubupagani. Murabizi rero burya mu itorero habamo abapagani bo mu rusengero, bakabamo, nuko tukagendana nabo ari abapagani, ndetse n'umushumba akaba baza akabihanganira nk'uko Yesu yihanganiye ba Yuda. Burya umuti si ukwirukana umupagani, umuti ni ukumusengera. Haleluya. Ntabwo ari uku, ntabwo umuti ari ukurakarira uwakuvuze, ahubwo umuti ni ukumusengera kugira ngo Imana ibe yahindura. Amen. Kandi reka mbibutse, ntabwo uzabaho utavuzwe, kereka utabayeho ukagira ahandi ujya. Ngo ninda yavuyemo bagize bati
niyagumyemo bayisiki urutare kubana ntago mubizi ariko bakuri iyo migani barayizi ntabwo rero ururimi ikirufumbira ni ukuvuga ururimi rutazengurutse rwabora ntuzababazwe n'abakuvuga kuko mu kukuvuga habamo ibintu bibiri cya mbere bakwibutsa amakosa yawe icya kabiri batuma wikosora Yesu umwana w'Imana baramuvuze ari bo bavuye mu ijuru nkanswe mwene Semiravumba nkanswe babeshye nawe warangiza ukwibeshya amina kuvuga simple ni ikintu cyoroshye kukuvuga ikintu cyoroshye rwose rero ntibikagutwarira umwanya ahubwo jya usenga abo bantu bakuvuga nabo bazamenya Imana kandi rimwe na rimwe hari igihe bavuga ukuri reka mbacira umugani mu Kinyarwanda iyo umuntu akuze rero aca n'imigani baravuga ngo iyo umuntu avuze ukuri abacyuriranye iyo umuntu avuze ukuri abacyuriranye hanyuma wavuga ibinyoma ukaba uvuze ukuri ubwo rero ubwo ntibyo ntimwari mubizi wenda ni gute rero reka mbisobanure kugira ngo udasigara mu kirere iyo umuntu akubwiye ngo harya witwa Rubagu ati urabizi ko twabarushaga inka nawe ukaba ubizi uravuga uti ndabizi ariko se kucyanyurira mvuze ko umugabo wawe yagiraga ihoteli ryari rikomeye mu Rushaka ntago mba mbeshye si byose Yesu ashimwe haleluya noneho rero ukavuga uti yego ndabizi ariko se kucyanyurira umuntu akubwiye ati ntiwize nawe urabizi ko utize rwose ntavuze ukuri se ariko aragucyuriye noneho rero iyo umuntu aje akavuga ati wabo wowe deta rwose kwa Nyarwaya byari bimeze bitya nawe ukabuzi ko abeshya ariko uravuga uti nta nkojeje isoni abeshya utari ko nibura nta mwaje urumva aho ikinyoma kibera ukuri haleluya reka rero turebe amagambo y'Imana ninde ujya usoma neza hano Ikinyarwanda atavangamo izindi ndimi arahari ni wowe usoma neza rero ugagiye kudusomera mu ngoma reka tubanze Matayo karindwi Matayo karindwi umurongo wa karindwi some musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa komeza umurongo wa 8 kuko umuntu wese usaba ahabwa ushatse abona nukomanga agakingurirwa urakoze cyane amen musabe shake komange kuko ibyo byose ubikoze abibona ariko ndagira ngo ntandukanye gusaba no gushaka Yesu avuga aya magambo yatubwira ko dusaba ibyo dukennye ariko noneho tugashaka Imana tandukanye gusaba no dusaba ibyo dushaka tuzabibona tujye dusaba se ariko se mubona bibonekeraho hari igihe utaboneka ariko iyo twagiye tuba dushaka ngo tubitahane
musabe noneho ugakanzaho gusaba bikaba birakunaniye akongera akavuga ngo mushake iyo avuga gushaka byo yavuga gushaka Imana kuko Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete abamushaka niki ntabwo ari intege nke utaye ahantu ifaranga noneho bakubwira ko ryaguye mu rucaca ahantu cyangwa muri pasiparama n'imvugo urucaca bamwe nk'umuruzi muri pasiparama warishaka uryo uti uzashatse hanyuma ukigendera uzi ko rihari urashaka ugapfura n'ibyatsi mpaka ukaribona kuko ifaranga ni iry'agaciro wenda inote ntiyabura ityo ariko bavuze bati turakora igiceri cy'ibihumbi 5 bakavuga bati cyaguye aho wahamara umwanya ungana iki wajya ugenda ndetse bwacyo ukongera ukaza ugashaka Imana ntago bagira batya ngo bagende urayishaka kuko ngo ni Imana yihishe muri Yesaya ngira ngo 45 niwe 15 ngo kandi Imana yacu ni Imana yihishe ikintu kihishe rero ntago bagishaka batya ugishyiraho umwete ugiha umwanya ni bande hano bize bakabona diguri muzamura amaboko ntimutiye diguri iroroshye bapfa kuyiguha gusa urayishaka ugakora ibyo bita research ugakora ubushakashatsi ugasoma ukaba imbere ya mwarimu niyo waba wiga online urakurikirana ugira ubwo uvugana n'umwarimu ugira ubwo usoma ibitabo reka rero nkwibutsa ikintu kimwe dutinya kandi cyiza abarokore iyo dusenga kubera kutabimenya turavuga ngo Mana dutsindire ibigeragezo Mana dutsindire ibigeragezo ukabyirukana mu izina rya Yesu ndategeka ngo uhozeho Imana izatumara ubukene ariko kuko ari Imana ntibwirukana umunsi umwe oya ngo izabwirukana ni ruto umunsi umwe hagira ikivaho ugasa n'utanabimenye neza ugacyaha akagenda ikindi ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yanjye izagira iti kavuga ubwibe tumaze ngiye kwicarira niwicara ahubwo haraza na bwene wawe hazaza n'ibibwana byabwo mumbabarire wenda sinkoresheje ikibonezamvugo nshobora kuba mvuze amagambo atari meza ariko mwihangane ndagira ngo twige ingoma za kabiri igice cya 7 umurongo wa 12 turumvikana se muranyumva Kinyarwanda mvuga kirumvikana amen 12 umurongo 7 12 ugeze kuri 14 ingoma za kabiri hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati numvise gusenga kwawe maze ninitonaniriza aha hantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarira igicumuro cyabo bakiriza igihugu urakoze Imana niramuka ikinze ijuru imvura ntigwe ikohereza mugiga mu gihugu
kohereza n'indyanyi zikona imyaka n'ibindi bintu umuti aho uri ni hamwe abantu bitiriwe izina ry'Imana nibagira bati nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso h'Uwiteka bagahindukira bakareka iki ingeso zabo mbi Imana uhereye icyo gihe izajya yumva imanuke izikiza igihugu. amen buriya iyo umuntu akuze mu buryo bw'umwuka ntabwo asenga nk'umwana mu mwuka. Umwana wa Bishop Paul Haleluya. Umwana wa Bishop Paul kuko niwe mvuga niwe nzi na Odette akaza ati nk'umuceri nk'ibitoki akabimuha ati ndashaka ifirita akayimuha ndashaka inyama akabimuha ariko atarabimara akongera agasubiramo ati bimbi ese umwana ni muzima ashobora kuba ahuye n'akabazo. Hariho igihe umwana yitera agahinda tukayisaba ibyo yaduhaye ugasenga ukarenga umurongo ukajya usaba n'ibyo yaguhaye. Imana birayibabaza iravuga iti se batsirunguza bameze bati are kureze n'abasazi cyangwa musabe muzagira muti mushake muzagira muti kugira bati gusenga muri Ezekiyeli 22:30 dusomera umva ukuntu Imana ivuga n'agahinda ifite 22:30 mirongo itatu. Soma cyane. Kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura ariko ntawe nabonye. Iyo umuntu akuze ntaba gisengera ibitoki n'ibijumba ntaba gisengera imyambaro atera intambwe agahagararira igihugu ugasengera buzi n'abutazi wakumva bapfa ukumva urababaye nawe ukumva urapfa wakumva abameze nabo ukumva abo niba ugendane nabo. Nayitegereje mu bwoko bwayo abantu barasengaga cyane ariko ngo yajyamo yakwitegereza ikabura umuntu umwe ushobora guhagarara mu cyuho ngo hanyuma Imana ikize igihugu igasanga umwe arasengera ibi igasanga undi arasengera ibi igasanga undi arisengera igasanga undi arasa n'ucyurira nasenga igasanga undi ntacyo yitayeho arivumbura Mana hari usenga akavuga Mana kugira ngo koko ubakire kwa kanaka ngewe mbe ntagira inzu y'agacurama ibyo bizageza he? Imana none ikajya igenda ikareba ikajya mu basenga none se Mana imodoka yanjye kwishaje ubu ngubu abambona ni imodoka wowe se kuyifite ko hari abandi bagenza amaguru ubu se Mana bizagenda bite? Ubwo si byo ni ugusenga. Yabuze umuntu umwe wahagarara mu cyuho ngo asenge bigendanye n'ubushake bw'Imana kuko n'abasenga hari igihe umuntu ashobora kuzamura ijwi cyane kugira ngo arushe abandi. Matayo yabavuzeho ngo ntimugasenge nk'indyarya ngo kuko bamwe basengera
mu masengero no mu maguriro ariko kugira ngo abantu babarebe. Icyo uzakora cyose ushaka ngo abantu bakurebe ubu yatayemo. Niyo wafasha abantu kugira ngo abantu bakurebe urahombye gusa. Jya ubikora kugira ngo Yesu ahabwe icyubahiro. Jya ubikora kugira ngo Imana abe ari ishyirwa hejuru. Nunabwiriza neza bakaguha amashyi, jya ubwira uti Imana ayo mashyi aba yawe. Kuko hari igihe abantu natwe batwogeza, iwe ariko wadutwitse koko nawe ukishimye icyaha. Yewe mwene runaka iyo mvugo yuzuye we gutwika atwitse yawe nta mavuta ufite nayo mu bihwahwa nayo muke. Abatoya ntabwo bazi ibihwahwa. Ubwo nabwiraga abakuru amavuta kanaka afite, amavuta asigaye arusha abantu bose. Mwagiye mureka. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ikivugwa ni iki rero? Dukeneye gusenga kugeza ubwo Imana igira ikikora. Dukeneye gusenga kugeza ubwo tuyumva neza ibyivuga. Uziko hari igihe umuntu asenga akamara imyaka 2, 5, 10 atarumva kuvuga ko Imana acyura mu cyo. Ugasenga Mana uruko bigenze ufite umwanya wo guceceka ngo nayikubwiye. Ariko se wakunda umuntu uvuga gusa kandi ushaka ko muganira akaba ari we wiharira ijambo uwo muntu wamukunda? Ngaho umuntu ushaka ko muganira ndaje tuganira ati po guhera mu gitondo isaha igashira. Imana ifasha agenda. Imana yarumiwe ikeneye yuko tuvuga twarangiza tugaceceka hanyuma nayo ikavuga. Imana ivugira he? Mu ijambo ryayo ishobora no kuvugira mu guhishurirwa, ishobora no kuvugira mu kurota, ariko ibyo byo biroroshye ni utuntu duto cyane. Imana yaravuze muri Bibiliya. Abantu benshi rero batunga za Bibiliya akayimarana imyaka 100 itarandura. Wagize ngo ni isuku se? Ntabwo ari inshuti ya Bibiliya, ahubwo Bibiliya ye ni inshuti y'akabati. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuntu umwe ngo yaraye ahantu ngo babura ikiyiko cyabo. Iyo nkuru mwarayumvise. Noneho bakibuze umugore abwira umugabo atari ko kanaka wa wundi urara niwe wadutwariye ikiyiko. Noneho ahazakagarukira amaze umwaka araza ati niko nshize amanga ikiyiko cyacu wagitwariye iki? Natosore ntabwo nagitwaye ahubwo nagishyize muri Bibiliya. Reba muri Bibiliya aro yakisangamo. Nyuma y'umwaka atunze Bibiliya atajya agira ati ntabwo nakibye ahubwo nagishyize. Ufite umwanya ungana n'iki wo kureba muri Bibiliya? Ufite umwanya ungana n'iki wo gutega amatwi Imana? Ahubwo wirirwa Imana ntabwo unyitayeho. Imana yashatse kugusubiza yarakubuze. Yashatse kuvugana nawe ngo ikubwire. Nta mwanya ufite wo kujya imbere y'Imana. Niyo tuyigiye imbere turahushagura. Mana ukurikije uko twakuriye mu madini. We ibyo ni background. Nuko twakuze, nuko twarezwe. Abatureze barariraga gusa. Bagatera urwamo hejuru ukabuze ko Imana ibana n'icyari n'ubumuga bw'amatwi. Ntabwo Imana ibana n'ubumuga bw'amatwi. Niyo uvuze buhorera kumva. Si ngombwa abantu bakwiyame ngo washakuje. Ntabwo ibyo ari ugusenga, ibyo ni agasako. Ushobora no gusenga buhoro ntihagire ukumva. Bamusakuriza.
imana yanyu yapfuye amatwi. Ndakubwiye yuko gusenga ari ugusakuza. Ngiye nibyo bimfasha. Ndasenga nkabira icyuya nkafashwa. Ibyo ntabwo ari ugufashwa ahubwo wabize icyuya nyine. Iyo umuntu yabize icyuya nyine yumva mu mubiri ubusa n'uvuye muri sauna. Niba ushaka kujya muri sauna nyine gukora siporo. Ariko ibyo ntabwo bisobanuye ko ariko Imana ishobora kuvuga. Imana ishobora kuvuga nta n'urusaku. Neza mu ijwi rituje kuko ntawe ijya nawe impaka. Haleluya. Haleluya. Wenda bajyaga bigaya ngo ntuvuga cyane. Humura ntabwo ibana n'iki. Izi byose kandi kuko ari niyo yabiremye. Kandi Imana ishobora byose. Erega ngo niyo tutasenze ibizi ibyo dukeneye. Ariko bidasobanura ko byaduca intege zo gusenga. Biduca intege zo kwisengera tugasengera isi. Zaburi igice cya 2 umurongo wa 8. Bibiliya zindi ngira ngo zivugwa 7 ariko usoma wa 8. nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe nabo ku mpera y'isi ngo ubatware. Nsaba nzaguha amahanga baba umwandu wawe. Umwandu ni iki? Ni umurage. Baba abagaragu bawe. Niwubaha Imana amahanga azagukorera, azakubaha, azagucira bugufi. Kuri byawe ni ngo ntiwize. Iyo ufite Imana uri intellectual. Ariko mfobya kwiga ni byiza rwose. Ariko birya ntabwo ari bwo bwenge ahubwo ni amahugurwa. Kuko ubwenge bwo buva ku Uwiteka, ngo kubaho Uwiteka nibyo ki. Kandi iyo umuntu avuye mu byaha abagize ati naho ibindi ni amahugurwa mucamo. Baba barahuze rero bakabahugura. Noneho ukabyimba rero ukavuga uti yewe abajya bavugana na shitani. Wowe ceceka wumva. Imana tuvugana nayo gake ariko kenshi tuvugana na shitani. Uti gute rero? Ujya kumva ukabura byutse ukumva ubyukanye umujinya. Ubwo se Imana niyo yaguteye umujinya. Wabona umuntu isesemika kwituse. Ubwo se n'Imana ibikubwiye. Abantu bavugana na shitani kuruta uko bavugana n'Imana. Ukwicara ucumira arabeshya nzamubwira nimpura nawe mubwira yambabaje. Ibyo ntabwo ari Imana. Kenshi tuvugana na Satani. Iyo tureba dukora icyaha. Iyo twumvise dukora icyaha. Iyo dutekereza dukora ibyaha. Niyo mpamvu rero gusenga bitakwiye kujenjekerwa. Ukwiye gusenga cyane bikarenza igipimo. Imana ikakwegera ikagufasha. Kuko Bibiliya iravuga ngo ibyo dukirana nabyo. Ibyo dukirana nabyo murabizi. Ni inyambaraga. Ntabwo bigira inyama niki. Ngo ahubwo dukirana n'abatwari iyo ni batayo. N'abategeka iyo nindi batayo. Abo ubushobozi iyo nindi batayo hagigira abasirikare bangahe. 1000 cyangwa 500 cyangwa gucira. Ya. Tutekereza abadayimoni 1000. Bakoherezaho. Nese yujya kureba umuntu yerura ari umuntu mukuru. Wataka akanote hasi akagakandagira agatega kugenda. Nturako muri abarokore uzasige Bibiliya hangaha nugaruka ukayibona uzangaye. Uzasige ikintu cy'agaciro. Iyo telefone ejo bundi barayintwaye turaha. Mu byukuri naye niba barayintwaye niba narayitaye simbizi. Ko ari ahantu mu kirori
dore ko nifashisha do kugira ngo nitabe yampaye nanjye nari nyifite nyine imwe y'abahungu n'abakobwa iki gihe bagezweho ngenda nyiratanya ari ukuntu tugenda tuyifashe dutyo niba naragiye nkarambikaho nari nicaye ndahaguruka tuvuye mu ntuza mbwira abana ntihemwe ntawe telefone yanjye batabinjirwa bakangijeho bati iri kompoze nomero ijambo riva mu kanwa k'Imana ritunga umuntu. Bishop mu bantu nabonye batizera n'abakirisitu nagiye nkuru ubushakashatsi bavuga Yesu wabo ariko ntibajye bamwizera bakavuga Yesu nuratura twana twisimbiza hariya Yesu ubyumvise nyine bavuga uti turagiye ariko it is a shame ugakurikiranye ukareba kaba kareye kuri telefone chérie when will you come when shall I come where should we ababeshyana kakarara kadasinziriye kari muri ibyo musengero barasambana gusenga ariko yotaha gasambana abandi bakiba abandi bagakora amarorerwa mvuze amagambo akomeye why not kuki ntabivuga se nta kindi gishobora kukurinda kere kuhuye n'amaraso ya Kristo kere ko arabisobanukiye ukamenya ko anytime buri gihe icyo ari cyo cyose uhora witwikirije amaraso ya Kristo. Niba Satani ataratinye Yesu se wowe harya ingoro yo kwandi n'abandi bafite background mbi so na sogokuru bararaguje baraterekereye njya mbwira abana banjye po bavuga mwebwe mufite amahirwe adasanzwe ati papa ubu amahirwe adasanzwe n'ubukene abwira numva reka mbere cyo buryo mufite ni data ajya ukutse kera aransengera ndakizwa ntarababyara n'uyu munsi aracyansengera namwe arabasengera abandi yaravutse asanga se yaraterekereye na sekuru bararaguje bamaze urubanza bakoze amarorerwa n'uyu munsi niwe wiciriye icyanzu wenyine gusa ubwo niba ari we wiciriye icyanzu mu muryango wanyu ukwiye no kuryama se aba namwe nyarwaya yari yarasenze kuvika hino sasa se wa udeto none abana nababwira maze tudafite amafaranga ninde wakubwiye se ko amafaranga ari umugisha abantu benshi barayafite ariko barara badasinziriye abantu basimbuka muri etaje kiyahura ngo yababajwe n'umugorera ngo ndakeka nta nubwo abizi neza I guess ndatekereza ko yaba yavuganye na runaka agasimbuka gahoye agapfa uretse se kuvugana nawe yaba yararanye nawe byagutwara iki ntusiricwa niki waretse akaba ari upfa burya rero hari ibintu abantu batazi bidukurikirana iyo usambanye n'umuntu ufite abadayimoni ufite ibyamugenzeho byose automatically kuko ngo muba mubaye umubiri bya bindi zakarande zose ziraza zikakujyamo agutegeza umuntu agaze umugore yambabaje umuhungu yambenze uramukize ukize shitani
badayimoni be yarafite abanyankore baravuga ngo nubwo ureba ningenda ngo konke nyuma ngira yenkorezo nubwo ngenda ariko inyuma yanjye habikirari hari abantu bafite ibyo bakurura bimeze nka gari ya moshi igihungu cyarakuye ngo kiragukunda agukunda ryari arashaka kugusambanya gusa ngo rero niba utabyemeye ubwo nyine nawe urabireba niba utemeye ko turyamana ngo mbanze nsuzuma arasuzuma iki yize ubuganga hehe injiji nazo zikemera ngo none se ngo ndabona hindi ariko mwabaye muti urabona hindi Imana se yaremye bake ahubwo Imana iragukiza iriya shitani haleluya turacyagendana ariko se iriya saha isaha ya hano yarasaze Yesu ahabwe icyubahiro inshuti zanjye rero Satana nta mbaraga agira ni twebwe tumutiza agatege nta mbaraga agira habe namo umwami yaduhaye imbaraga yavuze ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira n'imbaraga ze n'imbaraga z'umwanzi noneho warangiza wowe ukabikinisha ukabifata nk'ibyoroshye amaraso ya Yesu urayazi umwana yahoze yaririmba hari bamwana w'agakobwa rwose avuga ati amaraso ya Yesu mujye mwitwikiriza amaraso ya Yesu kuko kwatura birarema nusoho kuvuga uta amaraso ya Yesu antwikire kandi ubivugira uri serious kuko hari n'abandi buriya baba baririmba hari barimba abaza ko bamurebye cyangwa areba ko barebye umwenda we yaguze ejo bundi Yesashi muramubarira cyane mvuye mu cyaro hano mu cyaro rero tujya tuvuga ibintu bitagendanye n'umujyi haleluya gukizwa nicyo kintu kiruta ibindi byose ku isi nidukizwa iby'Imana yatugeneye tuzabibona kandi reka mbabwire hari ibintu Imana yatugeneye byinshi kandi biri ahantu biteguwe ugisenga bwa mbere Imana ikaba yabiguhaye ariko birashaba ngo usunikirwe kutaruveho Daniel yarasenze ngo ku munsi wa mbere bigenda bite marayika araza ariko afatirwa hehe mu kirere abashumba banyu bakeneye yuko mubasengera mugahora mubavugaho kugira ngo bashobozwe kuyobora umurimo w'Imana otherwise ibintu bishobora kuba nabi kuko baba bafite ibibombo byinshi bibabombarika haleluya umugore akwiye gusengera umugabo niba atiri mututi Imana umuzana amahoro umugabo akwiye gusengera umugore itorero ukwiye gusengerana kuko yaravuze ngo babiri cyangwa batatu nibahuza umutima bagasenga icyo bazasengera cyose bazakibona ariko icyo akora aducamo kabiri mwatangira gusenga muri babiri oya mukamuratandukanye ugasigara umwe cyangwa mugasigara muri babiri uwa gatatu akaba aratakaye iyo atakaye Satani ajya hagati akavuga ati nibyo nashaka there is a gap ati nibyo nashakaga iyo abonye rero ako kantu agahagararamo si ugukubita akaba uwa gatatu kuko ibyo utujuje Satani arabyuzuza kandi abyuzuza nabi Yesu ahabwe icyubahiro Yesu ashimwe dusenga n'umwete gusenga ni umuti gusenga nicyo kintu cya mbere kandi gusenga burya ntabwo ari ukubivuga ahubwo ni ukubikora uzi uko bijya bitugendekera ujya kumva umwuka arakubwiye ngo senga ndacyananiwe nzasenga ejo ndasenga muri afternoon Imana irakubwiye ngo senga ako kanya kuko ibona ibigiye kukubaho uravuga ngo nta mwanya ugiye mu bikisi
ugiye mu manjwe nabiriya wibeshye ngo ugiyemo ntuzabikora satani arakwica niba akubwiye ngo senga fatiraho haleluya ntimwambwiye ko muvugana n'Imana se ntabwo Imana ijye kubyutsa ngo usenge ukinanura uti ndarushye ariko ndarushye ndaza gusenga mu gitondo so urasenga ryari kusengera mu nzira wirukanka hari abantu basengera mu nzira wirukanka Mana ntubyiteho nibite ku makosa yanjye umbabarire nubwo ntabonye umwanya wo gusenga ariko rwose ndabizi uzabimfashamo Imana se nakajagari byuka mbere y'igihe cyawe Imana niyo wayihisa cyangwa iminota 30 uyibwire ngo turi kumwe Mana wishimira ariko niko yatubwiye mu gusenga muri Matayo yaravuze ngo imisengere yacu 6:9 ngo mujye musenga muke muti data wa twese uri izina ryawe rigirede ubwami bwawe ibyo ushaka nkuko bikorwa hanyuma ijambo ryoroheje ngo duhe none ifunguro ryacu ry'umunsi ibyo kurya by'umunsi umwe ntugasengera iby'iminsi myinshi none se uzayimara sengera gusa akagati k'umunsi umwe ariko nakarunda kongera karunda Biko rero yavuze ngo umuntu wirundanyiriza ngo ameze nk'igiti cyumye n'igiti kigize gite igiti cyumye nta buzima kiba gifite kiba gisigaje gucana niba hari ibyo ubona wirundanyiriza ngo ejo uzabeho ntiwizera haleluya abagabo bajya batanga icyacumira zitize wayi Mana yarabahujije se ari umuntu agasanga Mana ubukene none ubukene uzabukira ute kandi yarakubwiye ngo gutanga bihesha iki nakunze bari abana rwose iriya timu Bishop bari abana rwose Imana ibahumugisha ntago byoroshye gufata udufaranga none se barayafite ariko baravuga ngo kubera ijambo ry'Imana turafata mu duke kuko gutanga bihesha umugisha dufasha uwo muntu yemwe ba mugiye gukira mwebwe Imana yabahaye ubwenge mugiye gukira gusa kuko niba ufata ibyawe ukabihundi ubu ukora umurimo w'Imana kandi uburamije Imana Yesu ahabwa icyubahiro uburamije ugasanga umuntu arajya gutura akabanza agahonyora ubu noneho hari telefoni biroroshye yose akakubita kuri telefoni n'utari butura akarebamo gusa ukagira ngo bayatanze wenda chatinga n'abandi aba kuri telefoni murebe hariya kandi umuntu yarangiza akiherera n'Imana ariko Mana ubu wampoye none se byaguhoye ntubizi ntabwo uzi iby'Imana yaguhoye ntuzi ibyo udakora iravuga ngo nkunda kandi abanshakana umwete ujye uyishakana umwete iyo uyishakana umwete yakagiye ikubwira n'ibyo ukora kandi warangiza ukabikora ngo umuntu wumva amategeko yanjye akayakomeza wumva amategeko y'Imana akayagira ikintu kibi ni ukuyumva ntuyiteho ubwo se yizakwitaho kera umwana iyo wamubwira kuragira inka ngira ngo hano byumvikana neza ariko bahoze baragira bamwe na benshi bazamuka ubu nta rubyiruko tukigira basigaye baza mu mujyi arangiza kwiga utise bitingiye Kigali se hari iki ngiye gushaka imibereho akaza kuko bakayishaka bamwe bakayibona abandi bakayibura bakahandagarira ariko ibintu byose biva ku Mana